ari igihe ari umuryango wanjye ari abana banjye ni abanyarwanda nk'abandi bazabeho uko abanyarwanda babayeho babeho uko babayeho mu buryo bwa buri munsi. Buriya abana banjye babiri bamaze kujya mu gisirikare. Nashatse ko bajyamo ari batatu ko bafite ari abahungu, ariko umwe arananira avuga ko atabishaka. Bombi narabegereye ndabinginga nabwo ariko mwebwe shaho, ariko impamvu nayo ndayibabwiraga. Mbaganirira amateka y'ibintu twanyuzemo n'abandi bose bakiri batoya n'igihugu cyacu. Ntabwo ariko mwebwe uruhare rwanyu ruzaba uruhe? Maze nkahora nibuka hari amateka nibuka y'umubyeyi umwe wazanyakivara ahantu muri Ankore abanyarwanda babaga. Umusaza yohereje abana be 4 baza ku rugamba, bose bagwa ku rugamba. Hanyuma baje kumubikira abana be, ahamagara uwa 5 wari usigaye. Yari yashoye inka, yagiye agarutse aramuhamagara ati sha, ati bakuru bawe bakubwiye ko baguye ku rugamba. Umwana yari atarabimenya. Undi aramubwira ati rero kuva iyi saha fata inzira ugenda usanga abandi aho bakuru bawe baguye. Iyo story ndayibuka iteka iza mu mutwe. Ubwo rero nabwiraga aba bana banjye ndababwira ko mwebwe aya mateka yose mpora mbabwira n'iki, bamwe narababwiraga bakiri batoya, umwe aza kumbwira ngo daddy, ngo ariko ngo those are horror stories. Niho kuvuga ngo ibyo bintu biteye ubwoba. Ariko uko bagenda bakura nkakomeza mbaha dozi. So bamaze gukura abahungu ndababwira 2 rwose bo barabikunda barabishaka ko bazajyayo. Undi niwe wavuze yabigiyemo kandi atari ko gihe ntabwo bijyanye numva nshaka kumera. Ndavuga nti nawe kora ibyo ushaka, niba udashaka kubijyamo kora ibyo ushaka. Namwe se urashaka gukora iki? Ati yewe ati ndashaka gukora amafaranga. Tujye nindagiza kwiga nzajya muri business. Arangije aranyurira ngo mwebwe ngo n'abasore bandi barumuna be, ati kubera ko icyo gihe muzaba muri mu bindi, ati nzabatunga. Ati ndashaka kuzabatunga, ati reka njye muri ibyo, mwe mujye mu byo mushaka namwe. Ati sawa. So 2 bajya mu gisirikare, ndetse nabanje kubabuza ndababwira ngo babanze bige. Bari barangije degree ya mbere, babwira ngo bakore masters, hanyuma muzabone. Baravuga ngo ya mureka babanze bajye bakiri bato. Twabwiwe ko mu gisirikare habamo no kwiga, bati dushobora gukorera izo masters mu gisirikare. Ndabemerera kandi numvise wakurikira inzira nanyuzemo n'ubwo irimo ibibazo byinshi ntacyo byaba bitwaye. So ariko rero icyo mvuga ni ukuvuga ngo nababwiraga ariko abana b'abandi twose twakuranye twarwanye ku rugamba n'iki,
namwe so kuvuga ngo umwana w'umunyarwanda uwo ari we wese harimo n'abanjye akwiye kuba icyo ashaka kuba agakora icyo ashaka kuba